kugera hano iwacu muri Edmonton. Ndabizi ko mwageze Vancouver wenda si ubwa mbere mugeze mukandagiye muri Canada ariko hano iwacu niki kibatunguye nubwo mutaragera hanze urukundo. Biranejeje ko n'abana banyishimiye cyane bari excited kubona byanejeje. Okay, so you were saying you can't wait to see them, right? Yes. You said which song? Nihe ndirimbo ziyabo? Nihe ndirimbo ziyabo? Yesu ashimwe tubaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana banoherereye mu Rwanda mu bihugu twegeranye Burundi Uganda n'abandi bari ku mugabane w'Uburayi muri Canada ya Amerika mwese tubifurije amahoro y'Imana kandi mukomeze mugubwe neza nk'uko mubyumvishe Vestina na Dorcas iri tsinda ryo kwemera no guhimbaza Imana bakomeje gukora ibitaramo bitandukanye kuri uyu mugabane rwose w'Uburayi Amerika ahantu hatandukanye muri Canada bakomeje kuzenguruka ibice bitandukanye by'iyi mijyi yo muri Canada nk'uko mubyumvishije kuva kuri tariki 18 z'ukwezi kwa 10 ibitaramo birakomeje bari bafite ibitaramo byo kuzenguruka umujyi wose bizamara ukwezi ariko ndabona ukwezi kokomeje kugenda kwiyongera birasaba ko bizamara byibura amezi 2 kugira ngo babazengurutse imijyi itandukanye yo muri Canada kuko ndabona abantu bo muri Canada bakomeje kubishimira uko bukeye nuko bwije ama murabona yuko ibintu bikomeje kuba uburyoye kuri ritsinda rya Vestina na Dorcas ibintu bimeze neza. Ubwa mbere bajya muri Canada bari bagiye ahantu bita Vancouver bakorayo ibihe byiza bagirayo ibihe byiza barabakira n'indabyo nyinshi cyane bagira ngo ni ibintu bizagira gahunda bikagabanuka ariko bukeye bigenda ahubwo biba byiza kurushaho kubera amavuta y'Imana ari muri ritsinda rya Vestina na Dorcas. Barongera barabatumira burira indege Rwandair hano ku kibuga cy'i Kanombe rwose basubira muri ahantu mu mujyi witwa Regina. Regina ni umujyi umeze neza nawe bakiriwe neza byari bimeze neza siho honyine hari n'indi mijyi tutabashije kumenya babashije kujyamo kuri uyu mugabane rwose muri Canada bakomeje kwagirira ibihe byiza bani y'Umusanze murabona yuko iri tsinda rya Vestina na Dorcas mu akarere ka Musanze ngo se mwareze neza abantu b'Uruhengeri turabakundaga rwose mwareze neza dushimira n'uyu muryango wabyaye Vestina na Dorcas uzamukunda rwose turagushimiye Elizabeth wowe wabyaye abaramyi nk'aba bakomeye cyane uyu munsi bakomeje kuzamura idarapo ry'u Rwanda muri uriya mugabane muri Canada. Rero uyu munsi bakomeje gukora ibitaramo mu gace gaherereye ahazwi nka Edmonton ni umujyi nawe umeze neza muri Canada abantu bakomeje kubishimira cyane. Irena yari avuga ati ko n'abantu bantu ibintu by'iyobokamana bigoye kugira ngo babyumve ariko bitewe no kwitsinda abantu benshi barikunda kandi babyishimiye nta nubwo abantu benshi bari kuza muri ibi bitaramo nubwo kwinjira ari amafaranga nuko nayo babwiye ari naho basanga kwinjira ari amadolari ni amadolari nyine baze mu manyarwanda ni 100, 200, 300 aha make kugenda nyine uko iminsi igenda yiyongera bitewe n'uko umujyi umeze asanga ibiciro bigiye biri hejuru.
rero abantu bakomeje kwitabira ibi bitambo bya Vestine na Dorcas kandi amafaranga bakomeje kuyatanga ku bwinshi rwose. Abantu bamaze gusobanukirwa yuko indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ari ibintu bishobora kuba byagutunga. Bamwe babanje kujya bagira ngo ni ibintu umuntu akora agakora ivugabutumwa gusa, ariko murabona ibintu bigeze kuba bimaze kugira icyerekezo mu Rwanda gospel rwose hejuru cyane. Indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana murabona yuko biri kugenda biba byiza kurushaho. Rero nk'uko muri kubibona hano, nk'uko itangazamakuru ryabakiriye hano Edmonton, ni ibintu bimeze neza cyane kandi byo gushimira. Rero burya rero naho Imana itageze umuntu. Uyu munsi Vestine na Dorcas bavuga ati kera twambara imyenda bya bitenge abagore bajya bavuga ngo ni amarondoni, bakavuga ati ibyo twambaraga tureke uyu munsi twambare nk'abazungu, twambare ibigezweho, twambare ibintu. Ariko nyamuneka Irene rwose ikintu cyo kubambika amapantaro bakaza kuri kamera mugerageze mu kigabanye, kuko nyine ni biba bidasanzwe bitewe n'uko bamaze kuba urundi rwego. Nyine ntabwo biba byoroshye, ariko nyine ikintu cyo kwambika Vestine na Dorcas amapantaro bakaza kuri kamera, hari ababa batabibonye neza, kuko mu muco w'iwacu nyine mu bintu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana ntabwo bimenyerewe cyane. Niyo mpamvu abantu baba babyibajijeho kubona iri tsinda nyine bari mu biganiro bambaye amapantaro. Bamwe bayamenyereye yuko abantu bayambara abagiye muri siporo, ariko noneho abangaba noneho bayambaye bari gukora ibiganiro. Kandi murabona ko uyu mujyi harimo abantu nyine agace kabo ko nibo batandukanye no mu Rwanda. Ibo rwose abaramyi baza kuramya biyambariye amapantaro rwose nta kibazo, bitewe n'uko muri Canada ni umuco, ni ibintu nyine bimenyerewe, ntabwo ari mu Rwanda baba babyibajije kuki Vestine na Dorcas noneho kuki bambaye amapantaro bimeze bite. Rero umuco w'ahandi hari igihe ugorana, bitazaba nka ya mvugo y'u Rwanda ati ugiye ugesazi azirya mbisi. Hari igihe ugira mu kindi gihugu imyitwarire yaho nyine ikahita igukoroneza. Nyamuneka Irene Murindahabi, itsinda rya Vestine na Dorcas aba baramyi dukunda cyane, komeza ubacungire umutekano nk'uko wabyiyemeje, kandi pe tubifurije gutera imbere mu muziki wanyu, namwe ukabatunga, tukabona noneho Dorcas nk'uko washingiye Vestine Edirisa. Abantu bamwe batangiye kugira ubwoba ati none na Dorcas mwabona tumushingiye muri Canada, dore ko abantu benshi bamaze kwagira ubushuti. Abantu benshi bamaze kubona ko rwose Dorcas nayo kuba mu Rwanda bishobora kuba bitazoroha, bitewe n'uko yatangiye kujya mu bihugu mu migabane ikomeye nk'iyi ngiyi, Amerika, Burayi, imigabane ikomeye cyane. Bavuga ati se noneho Vestine we twabonye ajya muri nuze muri uriya mugabane, ariko se Dorcas noneho wacu nafise n'abasore b'u Rwanda mufite gahunda ngo Vestine Dorcas nawe mu mukwe rwose, ariko ni mukomeza kurangara ryatezemo umudesikora nyine agakoma miliyoni, ugasanga yakoye miliyoni, baratanga miliyoni 10-15, wasanga nyine Dorcas namwe abacitse. Ufite gahunda nyine nawe afate hasi no hejuru nyine atange gahunda, kuko ndabona abasore b'u Rwanda mukomeza kurangara. Dorcas nawe arikomereza muri Canada no mu yindi migabane itandukanye, dore ko abadesikora n'abandi bantu bari muri biriya mugabane bakomeje kubishimira cyane. Rero nta yindi nkuru niko igitaramo kigikomeje, cyari gifite ukwezi ariko kirakomeje, kigiye gukomeza hafi amezi 2, bashobora gukomeza kuko bakomeje kubishimira. Urumva rero ko bari kubiba bagasarura akayabo k'amafaranga
muri gospel rwose ni ibintu bitari bisanzwe, bihe n'abandi courage abaramyi bo mu Rwanda, umenye ko umuziki rwose urimo agafaranga. Bangaba bo rwose mo barasarura mu madolari, mu mapondi, mu mayero, ni ibintu bitari bisanzwe muri gospel. Ariko ahanini iri tsinda ryari ryanakunzwe cyane, niko byari byaratewe n'uko Bessie na Dorcas bari bakiri ku mashuri, bavuyeyo Idirisa abafatiyeho, arahita avuga ati umukobwa rwose ndahitamo ko rwose nkora n'igikorwa cyo kubakira iwabo, niba na ngombwa bazane muri Kigali nk'uko mubibona ubu ngubu umuryango wa Bessie na Dorcas ushobora kuba wabimusanze, bashaka ukaba no muri Kigali, nibashaka bazajya no kuba waba umugabo, ibintu byose byaremewe. Burya rero umugambi w'Imana ni mugari, uburyo gukorera Imana nta gihombo kirimo. Imana ibifite byinshi utamenya ku buzima bw'umuntu. Umunsi Irene ari mu mashimwe yuko rwose iri tsinda rya Bessie yuko nta bihombo yarigizemo, yuko yungutse, nabo barunguka. Urabona ko iri tsinda rimeze neza, barambara neza nk'abaramyi, nk'abasitari, mbese ni ibintu bimeze neza nk'uko bigaragara. Namwe muba mubibona, mujye mutanga ibikomantere, ibitekerezo byanyu biba bikeneye kureba TV yanyu yacu yawe, nawe uzajya umenya amakuru ari kuvuga muri gospel. Ngewe iri tsinda rwose niyemeje kuzajya bagezaho amakuru watanu. Ubu rero turi hano, turi Edmonton hano muri Canada. Rero umuntu ubana natwe buri munsi, nimba nawe utari wakora subscribe yikore ujya gujyana natwe, nawe nimba wari uhuye n'ibiganiro ari ubwa mbere yikore. Iki ni igisate cy'iyobokamana, uzajya usangaho ibikorwa bitandukanye mu gisate cy'iyobokamana kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi. Mukomeze mugubwe neza kandi mugire amahoro y'Imana. Bantu tukunda iri tsinda, mwese mukomeze mubane natwe mukora subscribe kugira ngo ibitekerezo byanyu tubibone ku rubuga rwa Reba TV yacu. Bye bye. Mwari kumwe n'inshuti yanyu niyo gushimwa Daniel, wakunda cyane, muri abantu b'abagabo cyane, abantu mwese mubana buri munsi natwe turabashimiye, tubakomeye amashyi cyane.